hari kosa abantu benshi bakunze gukora, ugasanga afashe igihe kinini cyo kwiga ku muntu, cyo gutekereza ku muntu we wenyine, cyo gusengera uyu muntu ku buryo uyu muntu agenda akamwuzura. Nyamara uwo ari gusengera, uwo ari gutekerezaho nta makuru na make afite, ntabwo azi ibiri kuba. Hanyuma umunsi ibi bintu byamwuzuye, yumva bigiye nko gusandara, akegera uyu mukobwa ati ndagushaka, waboneka ryari ngo tuvugane ko ngushaka. Umukobwa out of the blue nta makuru na make afite, ati igihe iki n'iki. Hanyuma bahura, uyu musore kubera ko hari ibintu bimwuzuye, hari ibintu yatekereje, hari ibintu yagenzuye imyaka myinshi, agahita amubwira ati rero ndagukunda, ndashaka ko tuzabana. Umukobwa akamera nk'ukubiswe n'inkuba. Kubera iki? Bya bintu byose uyu musore yishyiragamo, yatekerezaga, yasengeraga, yari ari wenyine, ntabwo uyu mukobwa yari abizi. Rimwe na rimwe ugasanga uyu mukobwa nyine out of desperation cyangwa se niki, ati nta kibazo reka mbe mbitekerezaho, cyangwa se uyu mukobwa ati reka ibyo bintu ntabihari rwose, njye mu byo mfite ntabirimo. Ariko ikibazo ni iki? Ikibazo ni uko aba bantu ntabwo bigeze baganira, ntabwo bigeze bagira igihe gihagije cyo kuganira ku buryo kwizerana bishobora kwiyubaka hagati yabo. So ikintu ukeneye kwitoza nk'umuntu uri kurambagiza, itoze kuganira, itoze kuganira n'abantu, investinga, shora mu kuganira n'abantu. Ufata umwanya wawe, urenge ubwo bwoba, urenge izo soni, urenge iryo pfunwe, utangire kuganira n'abantu. We gutegereza umunsi bigiye gusandara ngo abe ari gutangira kuvugana n'umuntu. Sanga umuntu umubwire uko ibintu byumva bigitangira, bitaraba byinshi, bitarageraho wumva icyaguka abana nawe. Oya, ucyumva gusa wishimiye kuba wavugana nawe, umubwire ko wishimira kuvugana nawe. Ucyumva gusa ufite amatsiko yo kumenya hataha, umwegere ubimubaza. Kubera ko ibi biganiro bya hato na hato nibyo bibyara kwizerana, kugeza igihe uyu muntu ashobora kuba afite assurance nk'iyi ngiyi Bibiliya iri kuvuga ngo ahora amugirira neza, ntabwo amugirira nabi. Umuntu akaba abizi ko ntabwo wamugirira nabi, ibyo umushakira ni ibyiza. So nicyo kintu cya mbere wagenderaho uhitamo uwo muzabana, ni ukureba umuntu wumva we ku giti cyawe, umutima wawe wizeye, wumva udafite ubwoba ko uyu muntu yaguhemukira.